mbega ukuntu baririmba.
ariko junior kawiruke nk'abantu b'abasore mwabasi yosubira muri nefuso asansi Uwiteka abwira Gideyoni ati yego abantu 300 bagwesheje amashini nzabakirisha yego abandi bose kuko mugabije abamidiya abandi bose bagiye nuko abandi bose nibasubira iwabo yicare kabashirire n'imvango mwana dufashe utarafashwa n'iyambere afashwe n'iyaka tugire neza kandi duhereze umugisha abashakire Yesu we mwana w'Imana yamurutse ntabwo ari muri konsi yambaye nyuma yarambwiye ngo igituma twise ubushake bw'Imana ngo twazengurukijwe ku matorero menshi ngo twarabuze abatwaci ngo n'ibibazo bikomeye ngo turabongoreka twitwa ubushake bw'Imana ubushake bw'Imana mu myaka 15 babaye ku matorero ku maparuwasi 5 babahererekanya babakura ngo bagira ngo barabongoreka twitwa ubushake bw'Imana none niswe neza ubushake bw'Imana bwakoze ikintu gikomeye rero kubera ko nabakunze mugume yafanga mushaka babafasha mwicara yafanga babafasha mwicara hafanga pastor Afrika kari kandi duhereze umugisha ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice birindwi murongo nawe wa karindwi uyu munsi ndasoma karindwi abacamanza karindwi Luka karindwi n'ijuru karindwi imbabazi karindwi ubwitange karindwi imisanzu karindwi roshi karindwi amaseka karindwi aravuze ngo nicyo gitumye ntekereza ko bitangwiriye ndetse ko nzahuri ubwanjye ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira 14 yegera ikiri bagikoraho abakikoreye barahagarara ati muhungu nagutegetse ku kirira hariya amavuta agatagenda ntari naho ibintu bitatu byinshi giterane bikica ubukwe ni ukutizera kwa nyiri ubukwe ni ukutizera ko batashe iki ubukwe no kwambarira utarakora ukabyambarira kwambarira ibyo utarakora kabisubiremo bwa mbere icyambere kutizera no gukubitamo
ati muhigamire umukino watambutse n'imodoka naho yanizanye ataragira ute atararwana parikingi ziruzura ahubwo urarwana akabura aho aparika ahubwo urarwana akabura aho aparika Gideyoni rero yarebeye inyuma urebeye inyuma wagira ngo hano senda zirashira urebeye inyuma ukareba inkweto ya miliyoni ijana shikama azaza Yesu ukareba amata ukareba iziparitse hanze wagira ngo bararwana ariko bireka tugere ku kagezi niwo mwicaranye mukomeye uratahira ku kagezi ubwira ngo ntutahire ku kagezi abo turi kumwe haleluya bagize ngo nababesheze rero ko hatari abatangiye gutaha hariyo nabari bambariye ngo bataragira ute ariko munsubize ne ntukambarire urugamba ntukambarire imyanya mureba Yesu turakwemera hari umusore wacu wagiye kuresha abakobwa aravuga ndagukunda jote I love you bose bahimba indirimbo ngo uransize usigiyende hariho abasore bariho ariko abambariye uwo bataragira ute biromekeranya ngo Gideyoni ntiyabimenye Gideyoni ntiyagira ute abarebera udusakame kubitamo capati kubitamo isambusa kubitamo udupenkupe kubitamo udukombe tw'ubuki ndi kubapfunyikira impamba naho ntibaragwana barasubirayo urugamba ruhinanye uraveye aho ku muryango urebe abatangiye kwikura ageze ku rugamba batangiye kuvuga ngo Imana itigasuka hari abantu ntakora barimo ko mutari kunyumva hari abantu ntakora bagize ute yo gukura ntuzumva ntabwo ndi kumva neza Imana iravuga ngo harimo abagabo ndi kubona sindabana bakirimo kugira ngo banyambarire imyenda batarabana nibayikuremo n'impamba bayigarure basubire iwabo sigarane n'utwana 300 ndabana natwo ku rugamba haleluya haleluya Waraza ati ufite ubwoba wese agatinya gukora batitwa n'inzarata bw'ijana riba riragiye abarongera bakatinya bari ku ruhimbi ruhimbitse ry'umu utinya gukora wese abavuga butumwa bane bakaba bahiye akabaje murebeneze atutitira wese kumva koza yapfa bakaba hagiye abakomite bane n'abaririmbishe bamadafasha kakazi akaba ari gufotora neza utinya ko yarikoraho kamera ikazima bazinga kamera ari kubona noneho bageze muri VIP aha mu VIP nyine aravuga ati abafite ngo yumve igitima kiri ati icyo gitima kizisi abantu bati turi gutinya kurwana ngo tutazabayo ati namwe mutaye ngo hihishamo ibihugu bine bishinzwe imbyino gusa bitazarwana ariko bishinzwe reka tuyivuge bagaragara yategeka bigakorwa n'ibibazo babwira akajambo keza ngo hasigayemo 300 nicyo nakubwiye biravuga iti mfite uburyo butanu rwana
ababishoboye muvugire mwambe hari igihe mwana ukwezi hari igihe mwana ibyumweru bitatu hari igihe mwana ibyumweru bibiri hari igihe mwana icyumweru hari igihe mwana iminsi itatu hari igihe mwana umunsi ariko mwe kuko ndabakunze mukaba muri 300 babwiye ibi bahiga nta gihe ndabiha ndakoresha itegeko uyu mwanya ndakoresha iki Giromichane ibiguhiga ntibihe igihe ibiguhiga ntibihe iki ntibihe aba mu nyumba ntibihe inzara ibiwawe Imana ntiyihe uwo mupfu wikora Imana ntimuha hari ibintu biba bikurembeshe Imana urumva ntabwo waza akabahanura korero ngiti umvuga ivuze ejo nzabangana muyishaka kakanya ikora kakanya muravugira ngo amen ikora ryari niba ari ifaranga ibyinshi bibara ko nta kirago wandemesha kuko kukisubiza wagisize hari ibintu Imana idahiki kabigira ngo mbihaye igihe wamwana bihaye igihe wakumirwa ahubwo nakoresha iki itegeko urakoze na ifatende basi sefika hari ibintu Imana itaha igihe ahubwo igakoresha iki itegeko iyo bikujogoroje iyo bikurambya iyo ubona biraguhita iyo birabona birakuzika iyo ubona byarakunukiye mukaba muhuriye na Yesu aravuga ngo usenze iminsi ariko uyu mwanya aho ndahagurutse nta gihe mbihaye ahubwo ndakoresha iki murakoze murakara abahuye n'umugore wikoreye umupfu uwo mugore babwira Yesu bati nutamukiza turavuga ko twahuye ukamunanirwa turavuga ko twahuye ntugire icyo ukora none ihangane umva ikintu cyerekana ko nahuye nawe ngira uwo mwicaranye ngo Imana iguhe icyerekana ko wahuye n'Imana ntabwo murimo mubivuga iguhe icyerekana ko wahuye ubushake bw'Imana Imana ibakorera icyerekana ko mwahuye n'Imana ebenezeri Imana ibakorera icyerekana ko mwazanye Rema hari ibintu by'igihe byarakunutseho byarakujoboroshe byaragukubise ahubwo igakoresha agisiyo imediya igakora ako kanya itegeko ry'ako kanya ntikivuze ngo n'uyu mwanya hari ibintu igiye gukoresha iki ihura n'umugore ibwira umugore imana yavutse cyane umugore aravuga nabyiyibagiwe ufite uwundi mu rugo ati ntawe Yesu aravuga ati nzabana nawe umugore atari rwose Yesu ndavuga ko twahuye umbwira amagambo gusa njye ndavuga ko twahuye umbwira amagambo gusa nta n'akantu ukoze kerekana ko twahuye aka kamwe ngo abantu ndahura nabo bamenye ko twahuye biramubwiye tumva ababonye uje gusenga ababonye utegura roshi ababonye utegura ibirori
bavuga ngo utegurire gusa utegurire ibitarimo Yesu none kanguha akantu kamwe urereka abandi ubereke ko twahura waba batuye warutse amamushize hasi aramubwira ngo umva kano kantu ufite ikinama agenda imbere ahanyuze muri karitsiye bati ko mutunyuranyeho umupfu bigenze uwo mupfu w'umuhanda nta kiraro bakamubwira bati duhuye n'uvuga bikaba yategeka bigakomera duhuye na Yesu ati muhuye na Yesu abigenza umupfu amusosoye aravuga ngo subizaho ikiraro batuhuye n'ati huye n'ukura abapfumukira bateza guhaye iyihe miti ati akoresheje itegeko nta magisirine nta paracetamol nta endoside nta kinimakis nta mesanti-inflammatoire nta mesanti-douleur akoresheje iki kaduhamagare haleluya n'uburyo butanu Yesu akoresha harimo uburyo bumwe akoresha bwo gushyiraho itegeko ibyo nibyo yakoze ageze kuri Lazaro ntabwo yamubwiye ngo wafashwe yaravuze ngo Lazaro sohokamo abashiki bawe bari kurira Lazaro aravuga ngo hari ibintu tudakinisha ubwo ari wowe uvuze kaze mbahobe Lazaro apfufunuka baramubwira bati Lazaro ari kunuka Yesu akoresha iki itegeko aravuga ngo kwirukanya ikinuko gisigara mu umuhungu azamuka ari guhurira aravuga ngo ko wanukaga byagenze aravuga ngo mpuye na nyiramafuta aranzuye arangije aransiga anyirukanaho iki ikinuko hari imana yabirukanyeho ikinuko cyabaye mu ikora igihe cyinshi arakirukanye mu izina rya Nde niba nizeye ko akirukanye muhaguruke mutere haleluya Haleluya. urasenga tukayisenga bitakomeye waba wikoreye umupfusi ukabanza itatu ukayirangiza atakunukiyeho hakora itegeko iri teraniro mwatanga bwaryemera kuko Yesu atwishimiye tukaba duhuye nayo hari ikinuko twirukanyeho hari ibihato akwirukanye akoresheje itegeko hari amagambo bakuvuze akwirukanye hari urugabo wari rukuriho hari ibiguhiga byari bikuriho hari ibikurwanya byari bikuriho abyirukanishije iki abizeye ko yagera imuhira bavuge ngo amen akirukana y'iki muvuge ngo ikinuko mu mago yacu yirukana y'iki ku bakobwa bacu yirukana y'iki mu kazi kacu yirukana y'iki muri butike zacu yirukana y'iki ku modoka zacu yirukana y'iki asante baba
ngiye gukoresha itegeko aba bazimu bose mbohereze mu ngurube atagiye no muri nibature urukundo ari hatari c'est le créateur du ciel et de la terre de l'univers visible et de l'invisible le fils unique ne dit pas avant tous les cieux mbere na mbere hariho sha n'umwami abwira aba bazimu bakuraye watungura je vais les frapper je vais les pousser je vais les éliminer je vais les balayer niba hari abakora bamfashije kwizera bavuge ngo hari ibyo yirukanye hari ibintu imana idahaye iki Komera. hari ibintu idahaye iki niba usundi uravugira abantu ni umugore wari urimo amadeni ikigabo kiraza ngo uvuge le fond pas jouer avec moi ntimukaje munkinisha uwo mugabo wawe amadeni yayafashe iyo mana ye genda kubwiye ngo sana abana nyereka abana ufite ngo baravuze ati ni uyu nguyu baravuga ati nakubwiye ngo hari undi n'undi muzana baravuze ngo nawe nguyu baravuga ngo undi umuhishe uko abana mbasumuhishe ngo nyina abwira abana ngo yemwe ha ngo nimuze ngo turebe ubushake bw'Imana hari ibintu Imana idaha iki kuko ibihaye ngo bikumareho ukwe iyo ari iyo minsi itagabanijwe ihari kuzajya kurokoka n'umwe umugore umumama ariko harero abaraje ngo aje nka hano ngo arapfukama nimwihogana babwira Yesu abwira Imana ati rero natewe umugabo ati senga vuba ndanabajana bazazwisha ngo Yesu aramubwira ati mvuko mvuganye ibi bintu bikubaye nta gihe ndabi ngiye kugukubitira basi uyu mwinshi Satani yasubirayo ntabwo ndatuma asubirayo ntabwo ndatuma muja kuri banki abaturanyi nzi ko batagukura nta n'uwakuguza n'umwe n'iwanyu ntibakuguza n'iyo washakiye ntibakuguza ngiye gukoresha itegeko ngiye gukoresha iki n'ishuri iki iri n'iri teraniro ibasha gukoresha itegeko ukishyura amadeni rikore ntirikore ntabwo ikiganza yiture hejuru bwira Yesu umukoresha itegeko vuga ngo nagiye Kanyarira biranga nja Kizabama biranga nja Samatare biranga nja mu Rusesi Manza biranga nja Musanze biranga nja ku musozi biranga nja mu butayu biranga nja mu mashyamba biranga none koresha iki wabatizwa no mu mwuka warakoresheje itegeko wakwereka akoresheje itegeko
Atifa nawe ari kumushyiki ati niko bada uyu ko ngiye kugukorera igitangaza ufite iki mbere ufite iki niyo mwicaranye gushaka iki uririra shaka iki iruririra iyo ikora igitangaza igira icyo yuririra baravuga ati nabuze umugabo nabuze inshuti singira amafaranga singira isambu singira beka singira kopa nta mobayiro mani nta eyateri mani ariko umugabo wanje yasengaga mu tuvuta yatsigiye impamvu ari dukeya yarapfuye ndababara arapfa ndasonza shenze nawe uratinda none ahuziye zamukira kutu tufuta zamukira kutu tufuta bwira wicaranye gufite utufuta irazamukira cyugusa wumva turahari abumva duhari turahari izamukire kuki ntabwo bumva neza izamukire kuki ubushake bw'Imana izamukire kuki iravuga ngo gera bitiri wa mugabo ahagaze bitiri ibintu wikingirana n'abana bawe ngo baraza barikingirana bababwira ngo abaturanyi bari kudushungera ngo ntiturasohoka mu iyi nzu barababwira ngo ko mudaheruka gusenga barabwira ngo tuzasenga umaze kugikora ihangane ntudutabaze biravuga ngo musuke no muri kiriya uyu bakavuga ngo mbonye imana ngo bagasuka ngo fuko suka ngo suka ngo yaza akaza arafunga indimi uyu akabasutsemo bakavuga ngo ndashimira Imana barababaza ngo aya mafuta avuye he ngo iyakoze itavuye aho ikoresheje itegeko amafuta nuzura abo bantu n'abashaka kuba akira sede arushikiriza abatambyi niko bahize Esifa